Uyu amazina ye yitwa Ihorahabona Jean de Dieu, ni umuturage wa Kangondo ya kabiri. Kangondo ya mbere, Kangondo ya kabiri na Kibiraro ni hamwe mu hamaze iminsi havugwa kubera inkundura yahabaye yo kwirukana abaturage ku gahato, ku ngufu, shisha itabona, bavanwa mu mutungo wabo. Byiswe kubimura, ariko benshi muri bo, cyangwa se twe kuvuga benshi cyangwa bake kuko ntabwo twageze kuri buri umwe, ariko hari abavuga ngo ntabwo twimuwe, twarirukanwe mu byacu. Ihorahabona Jean de Dieu akaba ari umwe mu baturage ba Kangondo baharaniye uburenganzira bwabo, uburenganzira ku mutungo wabo, ku butaka bwabo, ku nyubako zabo n'ibindi byose bari barahashyize nk'ibikorwa. Numwe mu basabye, numwe mu babaye ku isonga mu gusaba abaturage gukurikirana uburenganzira bwabo banyuze mu nzira z'amategeko, aho kugira ngo icyakorwa cyose kizabe nko guhangana cyangwa se nko gusuzugura inzego, ahubwo akaba ari umwe mu babasabye kugana inkiko kugira ngo ubutabera, kugira ngo bahabwe ubutabera, basubizwe ibyabo, cyangwa se niba bimuwe bimurwe bahawe ingwano ikwiye iteganywa n'itegeko. Ihorahabona Jean de Dieu we yasenyewe rugikubita, yasenyewe coronavirus ikigera mu Rwanda hari ku itariki ya 18 z'ukwezi kwa gatatu mu mwaka wa 2020, ubwo coronavirus yatangiraga ndetse igihugu kiri hafi gato kwinjira muri gumburwa ya mbere. Akaba umwe mu baturage basenyewe ku ikubitiro muri Kangondo ya kabiri. Mu ntangiriro z'icyumweru yarafashwe arafungwa, yafunzwe amasaha atari menshi, ariko afungwa ubwo yitabye RIB abisabwe n'umunyamategeko we. Umunyamategeko nawe akaba yaramaze kuvugana na RIB kubera ko igihe bari bifuje ko Ihorahabona yabitabira kitari cyabashije guhura n'igihe cyo kuboneka kwa avoka. Nyuma yo kwitaba bakaganira, avoka akaza kubwirwa ngo igendere turamusigaranye, bizwi ko RIB isigarana bifunze. Hasohotse amakuru avuga ngo yafunzwe. Ku mugoroba abatangaje baza kuvuga ngo yafunguwe. Haza kuboneka abandi bantu nyuma yaho bavuze ngo ahubwo ntigeze afungwa. Ukuri n'ukuhe. Twegereye Jean de Dieu Ihorahabona, nubwo yasabwe guceceka, twamwegereye tutagamije kumwicisha amategeko, twanamaje turamubwira ngo ibyo tubwira wirinde icyagongana n'itegeko cyangwa se icyakugushamo, utubwire ibivugika. Tuganira nawe, tumubaza amajya n'amaza ye kuri RIB, tumubaza iby'ifungwa n'ifungurwa rye. Tubahaye ikaze. Mu minsi ishize uhamagarwa ntabwo tukubaza ibyica amategeko, udusubize ibyemewe kuba byavuga bitavugwa, ibyaguteza akaga ntubivuge. Ese uhamagarwa, hasohotse amakuru twatangaje ko wataye muri yombi kuko umwunganizi wawe ni umwe mu babibwiye abantu ko RIB yagusigaranye. Nyuma hasohoka amakuru y'abandi bavuga ngo ntiwigeze ufungwa, ngo ahubwo ngo nuko wari uri kubazwa. Icyabaye ni cy'urya munsi. Urya munsi ni kwa kabiri. Tariki? Nakise none nizingane 23. Hari 20. Hari 20. Ku itariki 20. Nari nahamagawe kuwa kane ku itariki kuwa kane w'icyumweru kibanziriza iki ngiki, hari ku itariki ejo hari 16. Yego. Ku itariki 16 nibwo nari nahamagawe, ariko urwego rw'ubugenzacyaha nyine bwampamagaye mbubwira ko ndashobora kurisha ntari kumwe n'umwunganizi. Barambwira ngo ngwino, ngo ni akantu gato tukubaza. Ndabwata ako kantu gato mumbaza, murakambaza, ngomba kuza mukakambaza ndi kumwe n'umwunganizi mu mategeko. Ubwo rero bampa umunsi wo kuwa mbere, ariko sinabasha ntitwabasha, ari kuri nge ari nabo nawe twiye duhana isaha nzaziraho kuwa mbere. Ubwo rero umwunganizi wanjye avuga ko agomba kuboneka saa 8 kuwa mbere. Saa 8 zigeze ahamagara uwari wampamagaye
umugenzacyaha Leonard yego aramubwira ngo ntabwo ahari. yarakiriye Leonard cyangwa yari yahindutse? Bo niwe twahamagaye kuko niwe nari mfite inimero nk'uwari wampamagaye. Avuga ko adahari ngo igihe bampaye ngo ntabwo nacyubahirije. Ahita ampa rero kuwa gatatu saa yine, ampaye kuwa gatatu saa yine umwunganizi wanjye amubwira ko azaba afite urubanza. Ubwo bahana gahunda y'uko ari burebe niba hari impinduka ziri buhinduke ku rubanza rwo kuwa gatatu cyangwa niba twajyayo mbere. Ni ukuvuga ngo rero ngewe natandukanye n'umwunganizi muhaye depart y'uko akomeza kuvugana n'umugenzacyaha, noneho umwanzuro wari bufate ari buwumenyeshe bityo mbashe kubahiriza. Ubwo rero kuwa mbere naryamye nta mwanzuro mfite mu mutwe wanjye hakirimo ko nzajyayo kuwa gatatu saa yine. Ubwo kuwa kabiri mu gitondo umwunganizi arampamagara arambwira ngo ejo kuwa gatatu saa yine urubanza nari mfite rurakomeje, ariko mbashije guhamagara umugenzacyaha ambwiye yuko twajyayo saa yine, niba rero uhari waza tukagenda. Nabwo ati ngenda hari nta kibazo, reka nitegure nze tugende. Ubwo rero nagiye mu by'ukuri ntazi icyo ngiye kubaza. Ubwo rero kuwa kabiri twagiyeyo saa yine twari tugezeyo. Ubwo ariko njye ntabwo nari nzi icyo ndi bubazwe, cyane cyane ko nta n'icyo umutima wanjye wanshinjaga. Naragenzuraga nkareba ese hari icyaha naba narakoze ngiye kubazwaho, nkumva nasuzuma umutima wanjye nkumva ntacyo. Uburyo nagiye numva ndi fiyeri ntacyo bigize, ariko natekerezaga ibintu bibiri. Natekerezaga ko bashobora kumbaza kuri umuvandimwe Shikama Jean de Dieu nk'umuntu bari bafite, navuga ati wahari buriya wasanga hari amakuru yaba yaratanze bakumva ayo makuru akantangaho nk'umutangabuhamya, noneho bakaba ari byo bashaka kujya kumbaza, cyangwa se bakaba bashaka kumbaza ku buryo nshobora kuba nagiye mvuga ku itangazamakuru. Mu by'ukuri nibyo njye nagiye ntekereza. Ubwo ngezeyo icyo nabonye nyine bambajije ku byo nagiye mvuga ku itangazamakuru, ku bitangazamakuru bitandukanye bikorera ku murongo wa YouTube mu bihe bigiye bitandukanye, bakagenda bakuramo ijambo ku ijambo, bakambwira umunota n'isegonda ngo wavuze ibi n'ibi. Ubwo bambaje ku binyamakuru bitatu, bambajije ku kinyamakuru Mwenegihugu ngo navugiyeho ku itariki 6 z'ukwa gatanu, bambaza no ku cyo n'ijambo navugiye ku kinyamakuru Imbarutsa Demokarasi, bambaza n'andi magambo abiri navugiye kuri Pax TV IREME News. Ubwo nyine bakambwira ngo amagambo wavuze agize ibyaha, yagize ibyaha. Ibyaha babyise ibihe rero? Bagiye burya ni ukuvuga ngo ushaka ikintu cyose wakita izina ushaka. Ni ukuvuga ngo ndavugira nk'uko cyo navugiye kuri Pax TV, aho navuze ngo mu Rwanda ngo amategeko yo mu Rwanda ngo ni amategeko yo ku rurimi gusa, ngo mu bikorwa ntayo. Kuri Pax TV n'ubundi hari n'ahandi navuze ngo mu Rwanda batubwira yuko ngo leta y'u Rwanda ari leta y'ubumwe kandi ari leta ya bamwe. Uki wavuze ibyo ngibyo ubwo ngo ni ukubiba amacakubiri, ngo no kubiba amacakubiri no gukurura ngo ntuza gutyo muri iyo sansi. Ndabwira impamvu, basobanura impamvu ibyo byose nagiye mbivuga ngenda mbaha n'ingero. Ubwo rero byagejeje mu ma saa saba, tugeze mu ma saa saba nyine hafi n'iminota nka 10 n'ingahe, na metre nyine bari bamubajije niba hari byongera ku byo bambajije ngasubiza. Metre amaze kongeraho ibyo yumva yakongeraho bijyanye n'amategeko, yego, baramubwira ngo ubu rero wowe itahire uyu Jean de Dieu turamusigarana. Ubwo rero iyo umuntu akubwiye ngo uyu Jean de Dieu turamusigarana mwari kumwe, uzi neza ko urwo rwego rufunga. Ubwo ntekereza ko metre ashobora kuba yarabivuze, yarabwiye ko nambwiye ati okay, wowe ubwire famiye, akira nimero za famiye ubabwire uko byagenze. Ubwo nyine narasigaye. Nyuma yaho wari wambajije umugenzacyaha ntashaka kuvuga izina, arambwira ngo rero ngo hari abayobozi bashaka kuvugana nawe.
ntacyo ndanabashimira RIB kuko ubwo narasigaye kandi hari amasaha amaze gukura amaze kuba mu masaha 8 n'igice bose banjyana muri resitora ndarya ndagaruka nibwo nabonanye n'abayobozi bambaza impamvu mvuga ibyo bintu babwira impamvu basobanurira impamvu ngiye mbivuga nereka ko ari akarengane tumaze mu imyaka myinshi kandi hari amategeko ari n'ubutabera ariko byose twaba twarabivuze ntabwo ati niyo mpamvu tubivuga ni ukuvuga ngo rero niba narabuze ubutabera ahubwo hejuru yo kubura ubutabera nkanasenyerwa umutungo nkawamburwa niyo mpamvu mu gihe rero ntarabasha kubona ubutabera nzakomeza kuvuga garangati rero ubu ikintu twaguhamagariye kwari ukugira ngo tukugire inama ubwo rero nko mu masaha 11 nibwo bambwiye ngo twakujya tukugira inama turaganira mubwira nyine turaganira muri make arambwira ati ntabwo nkubujije ananamushimiye umuvugizi wa RIB yambwiye ngo ntabwo nkubujije gukurikirana uburenganzira bw'umutungo wawe ngo ariko bikore udakora icyaha ubwo rero mu masaha 11 nibwo nyine bambwiye ngo itahire ndataha. Hanyuma wowe wasenyewe mbere uri mu wasenyewe ubu ngubu wasenyewe ryari ubayeho ute nyuma yo gusenyerwa inzu warayifashe ikwanditseho ntiwayigiyemo bimeze biti? Njye nasenyewe ku itariki 18 z'ukwezi kwa gatatu 2020 kuva icyo gihe rero kugeza uyu munsi ndi mu buzima bwo gukodesha njye n'umuryango wanjye. Icyo gihombo cyose nyine urumva niba narasenyewe n'umujyi wa Kigali nkagana ubutabera n'uyu munsi ndacyategereje ubutabera ari nkaba ndi no mu ikipe izasonerwa kuri 29. Icyo gihe cyose rero turiho nyine muri ubwo buzima nawe urabwumva ni ukurwana n'ibihe nyine utabariyemo indishyi z'akababaro cyangwa se z'ubukererwe na bya bindi bijyaho n'itegeko muri iyo myaka yose baye 2 n'igice usenyewe agaciro k'ubutaka n'ibiriho agaciro k'umutungo wawe ko kangana gate nyuma unatubwiye ko kaba kangana umunsi wa none ubariye muri ibyo byose? Numva ibyo ngibyo kubera ko nabishyikirije ubutabera nibo bisuzuma kuko narabibahaye ku biciro biri kuko ibihe bigenda biza kuko urumva niba umutungo wanjye ari warabaruwe 2017 bakansenya 2020 iyo ugeze ku isoko usanga ibiciro kuva icyo gihe byaratumbagiraga cyane. Rero nanjye icyo gihe bakimara kunsenyera nagaragaje agaciro k'umutungo wanjye ndetse n'amagingo ye ndakagaragaza ngendeye ku biciro biri ku isoko. Ibyo rero nabishyikirije ubutabera ibwo buzabisuzume mu bushishozi ubwo buzarebe umwanzuro buzafata bushingiye ku mategeko. Rero numva kuba najya mu madetaye y'ingano y'umutungo byaba byafata igihe kirekire. Utegereje imyanzuro y'urukiko kuri iyo ngingo? Ese kukubwira ngo ujye ukurikirana umutungo wawe ntawe ukubuza ariko ngo wirinde kuwukurikirana wica amategeko byaba ari byo byiswe kukubwira ngo ugabanye ibyo uvuga? Nyine urumva buriya iyo umuntu akubwiye cyane cyane ari kubwira umuntu wumva ko afite amatwi nawe yishakira igisubizo. Wishakira igisubizo cyane cyane ko nabazwaga ku byo navuze kuko ibyo nabajwe byose ni ibyo navuze. Hari ibyo navuze kuri 3 z'ukwa gatanu, hari n'ibyo navuze ku itariki 10 byasohotse ku itariki 16 z'uku kwezi kwa 9. Uvuga ngo ibyo nabajwe byose biri mu byo navuze. Ugikomeyeho cyangwa wavuye hariya wahinduye imyumvire wari ufite mbere yo kwivuga? Ariko ntekereza ko itegeko nshinga riri umunyarwanda uburenganzira bwo kuvuga ubwisanzure. Gusa icyo ntakora ntabwo nakora ibigumura abaturage, ntabwo navuga ibyagumura abaturage, ariko buriya ukuri kwiza niba ibara ari umukara ryita umukara, niba ari umutuku ryita umutuku. Ntabwo rero ndi umwana wo kuvuga ngo nze mvuga ngo ibara ry'umukara ryite icyatsi kibisi, ibyo ntabwo byakunda. Ni ukuvuga ngo ukuri kuriho nzajya nkuvuga, ariko nkuvuge mfite n'ubusobanuro bwabo. Murakoze cyane Jean de Dieu. Murakoze.